Ndabasuje mwese mukunda ibiganiro byacu na za documentaire zitandukanye zinyura kuri YouTube channel yitwa Eyes on Me 250. Ibiganiro mwitegurirwa kandi mugezweho nanjye Richard Rugarintwari. Ndagusaba kunshyigikira umunsi ku wundi niba wishimiye ibiganiro dukora. Nongeye kubaha ikaze. Uyu munsi turagaruka ku buryo umuntu yabaho yishimye cyangwa se bigendanye n'imibanire myiza y'abantu nawe ku giti cye akabaho akunzwe kandi akunda. Bivuze ngo ni ukubaho mu isi nziza yuzuye mu rukundo. Ibyo wakora bitandukanye, ibyo wakirinda gukora byose ibitabo bitandukanye by'umunyamerikakazi witwa Brewworth, harimo nka Flames of Winter cyasohotse muri 2023, On the Wings of Cinders nacyo cyasohotse muri 2023, Forgotten and Remembered cyasohotse 2015, Abandoned and Protected cyasohotse 2016, The Wrong Brother cyasohotse 2016, How to Wake Up a Sleeping Lady cyasohotse 2019. Uyu Brewworth yanditse ibitabo bisaga 86 byose bisanisha kuko umuntu yabana neza n'abandi, uko umuntu yabaho yishimye n'ibindi byinshi bitandukanye bigendanye nabyo. Uyu munsi reka tugerageze gukusanya ibintu 10 byavuye mu bitabo bitandukanye bya Brewworth byadufasha kubaho twishimye ubuzima bwacu bukagenda neza ntikuturambire. Reka duhere ku cya 10. Icya 10 kiragira giti: fata umwanya wawe ukore siporo, bizakurinda stress, kubura ibitotsi ndetse bikurinde n'umunaniro ukabije. Reka tuvuge muri make zimwe mu ndwara zikizwa na siporo. Harimo nk'umuvuduko, indwara y'imitsi, indwara z'ubuhumekero, indwara yo kwiheba, kwiyanga, igogora rikozwe nabi, kumagara uruhu. Ibyo byose ni indwara zivurwa na siporo. Siporo ingenzi, ni nziza. Icyo ni kimwe mu bintu Brewworth yavuze ko gishobora gutuma ubaho wishimye ubuzima bwawe bwose. Reka tugere ku cya 9. Kora ikintu ukunda wagitekerejeho kandi witeguye kwakira ingaruka zacyo. Ibi bizatuma icyo ukunda kandi ukora ugishyiramo imbaraga zawe zose n'umwanya wose, bityo kikubyarira inyungu bivanze n'ibyishimo. Tanga udategereje guhabwa. Cyo ni icya 8. Aha wabigeranya na wa mugani w'ikinyarwanda uvuga ngo gira neza wigendere. Tekereza aha buri wese agiye aha uwifite yaba yizeye neza ko nawe igihe kimwe namukenera hari ubufasha azamuha. Ibi bivuze ko umuntu udafite cyangwa ukennye nta bufasha azigera abona. Isi yaba yuzuye amacakubiri, inzangano, umubabaro, kubaho utishimye. Ntukabeho wicuza ibyo wakoze. Cyo ni icya 7. Mistakes is part of learning. Amakosa ni kimwe mu bice bituma twiga. Ibi bivuze ko tugomba kwigira ku makosa twakoze kugira ngo twirinde kuzongera kuyagwamo mu nshuro ya kabiri cyangwa se indi nshuro ikurikiyeho. Jya uhora wiga, kora ibishoboka byose ugira icyo wunguka ku munsi cyangwa se ku cyumweru, kandi wishimire icyo kintu wungutse cyangwa se wize biturutse ku murava wawe ndetse n'intego wihaye. Ubushakashatsi bwagaragaje ko kwiga ari kimwe mu bintu bikomeza ubwonko, umubiri ndetse umuntu akora yumva ko akomeye, ari umudahangarwa. Icyo cyari cya 6. Icya 5, gusenga, kuririmba ni kimwe mu bintu bituma umuntu ahora yishimye kandi agahora yumva afite agaciro. Kuririmba bivura umusemburo witwa endorphins utuma umuntu yumva amerewe neza mu mubiri. Icya 4, saba imbabazi kandi uzitange. Ntukishimire guhora wumva waranze gutanga imbabazi ngo bikugire umuntu ukomeye, bikugire umuntu udava ku izima, cyangwa se wumve ko uri umuntu udafata umwanzuro uhubutse. Ibyo siko biri. Gerageza utange imbabazi ko byaba bikomeye kose, bizaruhura umutima wawe, ubwonko ndetse n'umubiri, uhore wumva wishimiye ubuzima ubayemo. Ikindi kandi nawe wige gusaba imbabazi aho wakosheje kuko ntawe udakosa. Icya 3, yegereza abantu beza kandi wirinde abantu babi ubagendere kure.
Ibi bizakurinda ikibi n'igisa nacyo, bizakurinda abantu baguhoza mu mubabaro, bikuzanira abantu baguhoza mu byishimo, baguhumuriza, bakuba hafi ndetse bishimana nawe mu byiza. Tugeze ku cya kabiri. Icya kabiri n'icya mbere bifite aho bihuriye n'ibitabo byose twajya tuvuga byanditswe na Brewers, umunyamerikakazi wanditse ibitabo 86 nk'uko twabivuze haruguru. Icya kabiri kiravuga ngo ba wowe ubwawe, ishimira uwo uri we, wiha agaciro, wiyumve kuri w'intangarugero kandi ushobora kubera abandi icyitegererezo. Uko wabayeho kose, ubuzima uko bwaba bugoye kose, jya wumva ko hari aburusha, hari abagutega amatwi, hari abagufata nk'icyitegererezo, hari abo wabera umumaro, hari abo wafasha. Nk'uko yamvuga igira iti n'ufasha yafashwa ndetse n'ufashwa yafasha. Icya mbere ari nacyo tugiye gusorezaho, umunsi umwe nzataha. Jya ubizirikana. Iki abantu benshi dukunda kucyumva amatwi yacu, ariko niko kuri. Abantu bose umunsi umwe bazaba batakiri kuri iyi si, haza abandi bashya, haze ibindi bisekuruza, bibeho mu buryo nk'ubu bwacu cyangwa se mu buryo butandukanye bitewe n'aho isi bigeze, ariko nabo igihe kizagera baveho bagende. Niko isi yubatse. Umunsi umwe nzataha, iyi nteruro abantu benshi bashobora kuyumva bakababara, cyangwa se bikabatera ubwoba, cyangwa se bakumva batabyishimiye kubyumva amatwi yabo. Ariko ibi mu by'ukuri bigufasha kumva ko utazabaho nk'umusozi, kandi ikindi byagufasha kuba neza n'abandi, byagufasha kwishimira bimwe mu bintu, mu ntego nziza wagezeho, byagufasha gufasha ukeneye ubufasha, ndetse bikagufasha no gusabana n'abandi bantu muri rusange. Jya ubizirikana. Ikiganiro cyitwa Inkingi y'Ubuzima. Njyewe kibategurira nkanakibagezaho nitwa Richard Rugarintwari. Niba ushimishwa n'ibyo dukora, turagusaba gukora subscribe kuri YouTube channel yitwa eyes_on_me 250, Eyes on Me 250. Ukadufasha gukora like, comment ndetse na share. Imana ibahe umugisha. Hasta la vista.